ngo isezerano ry'umwana w'umuntu ngo rirangirana n'iminsi ya muntu. Icyakora Uwiteka iyo ari we usezeranye rihoraho kubera ko nawe ahoraho. Mbere na mbere twihanganishije umubyeyi w'aka kabebe, w'aka kamarayika. Mubyeyi komera, Uwiteka ushimye ko umwana wawe agenda azi impamvu. Humura, arasinziriye yicaye iburyo bwa se. Mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye, inshuti n'abavandimwe. Umwana wawe uzongera kumubona nitutagwa isari. Ni inkuru igoye, ni inkuru ibabaje cyane, ariko mwihanganire maje kuza kuba nabagezaho ino nkuru y'aka kaziranenge. Mu by'ukuri birababaza, bitera agahinda kubura umwana wawe nk'uyu nguyu, umwana uba ugeze aho ashimishije, ariko bikarangira yitabye Imana. Rimwe na rimwe rero ubushake bw'Imana bujya busharira, ariko nta kundi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo byose turabyemerewe, ariko siko bitugirira umumaro. Ariko kandi ngo urupfu ntirushaka uwarwo, ujye utumbira Yesu, kubera ko ari we uzakugeza mu ijuru amahoro. Benshi bari gukomeza kugenda bibaza icyaba cyishe uyu mwana, kugira ngo ndaza kwifashisha amwe mu magambo yatangajwe na mama we. Imana y'amahoro, Imana nyir'ihumure ryose, ikomeze kubakomeza kandi ibahumurize. Mama we yitwa Maureen, niryo zina akoresha kuri TikTok. Ubwo abashaka kujya kumusacinga mugende murebe uyu mwana, niwe wamupostinze. Yego rero mu gihe benshi bakomeje kugenda bibaza bati uyu mwana yazize iki, rero nje hano kuba nabagezaho icyaba cyateye urupfu rw'uyu mwana. Nk'uko muri kubona kuri screen zanyu, ni amwe mu mafoto akomeye cyane ateye ubwoba, njyewe ntashaka kugaragaza ahangaha kuri uru rubuga rwa YouTube bitewe n'amahame bagenderaho. Uyu mwana yababaye cyane, yakomeretse bikomeye, ubonaga ko rwose yaviriyemo imbere. Rero dukomeje kwihanganisha umuryango we, ariko kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo ntibizongera kubaho ukundi, kubera ko ibya mbere bishize. Amakuru avuga ko ku itariki 29 aribwo uyu mwana yaje kuza kwitabamo Imana. Ubwo ngubwo turi gutangaza ibyo twagendeye kuwitwa mama we yatangaje. Benshi rero uyu mwana bari gukomeza kugenda bamwitiranya na Evra. Ngira ngo Evra benshi baramuzi, nawe n'umwana wamamaye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Benshi nagiye mbona bagiye bakomeza no kugenda bagira bati uyu nguyu araba atari Evra, uyu nguyu ataba atari, mbese mu by'ukuri byabacanze bumiwe. Hanyuma rero amakuru avuga ko uyu mwana yaje kuzira impanuka, nk'uko nabonye byatangajwe n'umubyeyi we. No, bibabaje, ni ibintu biteye ubwoba, marira n'agahinda utabona uko usobanura. Kubona umwana wawe nk'uyu nguyu agiye birababaza, bitera agahinda. Komera wa mubyeyi we, ukomere, uhumure, mu ijuru hari Imana. Muhundi rero nyuze n'ibitekerezo n'ubundi mw'amaso, n'ibitekerezo byagiye byandikwa n'abantu bagiye batandukanye, ariko uyu mwana yari yababaye cyane, nk'uko nagiye mbibona mu mashusho ari no kwa muganga aryamye. Rero Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira kandi
ihumurize n'umubyeyi we. Uyu nguyu yitwa Ange yagize ati wihangane. Uyu nguyu yitwa Fifi yagize ati mwihangane babyeyi. Uyu nguyu yitwa Muhoza yagize ati komera mama, Imana izagushumbusha. Uyu nguyu yitwa Charlotte yagize ati impore bambe. Uyu nguyu yagize ati yo Imana imwakire. Uyu nguyu yitwa Alain yagize ati pole sana. Uyu nguyu yitwa Grace yagize ati komera nzanye urumeza 100%. Uyu nguyu yitwa Sara yagize ati sorry mama. Uyu nguyu yagize ati ni ukuri ihangane wa mubyeyi we, Uwiteka agushumbushe. Uyu nguyu yagize ati ni ukuri birababaje kandi biteye agahinda. Uyu nguyu yitwa Tuyizere yagize ati impore. Uyu nguyu yagize ati mwihangane. Uyu nguyu yitwa Grace yagize ati yo impore mama. Uyu nguyu yitwa Dhaja yagize ati mwihangane. Uyu nguyu yagize ati yo Paul. Uyu nguyu yitwa Jose yagize ati ariko mana ndababaye cyane. Uyu nguyu yitwa Denise yagize ati yo pole sana. Uyu nguyu yitwa Ariane yagize ati impore mama. Uyu nguyu yagize ati yo pole sana. Uyu nguyu yitwa Stamina yagize ati pole sana mama. Uyu nguyu yitwa Shami Ganza yagize ati yo. Uyu nguyu yitwa Bright yagize ati mwihangane. Uyu nguyu yitwa Fofo yagize ati mbega pole bambe. Uyu nguyu yitwa Germaine yagize ati mwihangane pe. Uyu nguyu yitwa Jose yagize ati sinabona icyo kubabwira. Uyu nguyu yagize ati Imana hari ubwo ngira ngo ijya gutwara umuntu yibagiwe aho abandi bakuze bari, nk'ubu koko mana aka kana ugatwariye iki. Uyu nguyu yitwa Maman Obey yagize ati Imana yo mu ijuru niyo izi uburibwe urimo, gusa ukomere kandi agushumbushe umwana wawe amutuze aheza. Uyu nguyu yitwa Kendra yagize ati yo pole sana, ndakumva cyane uri mu buribwe. Uyu nguyu yagize ati ruhukira mu mahoro. Uyu nguyu yagize ati rest in peace, Imana ikwakire mu bayo, mukomeze kwihangana si ni inkuru mbi. Uyu nguyu yagize ati Uwiteka Imana igutuze aheza mu ijuru mwana wanjye. Uyu nguyu yagize ati yo karambabaje disi. Uyu nguyu yagize ati mukomere kandi mukomeze kwihangana. Uyu nguyu yitwa Charles yagize ati ihangane mubyeyi mwiza. Uyu nguyu yagize ati mwihangane no kuri. Uyu nguyu yagize ati yazize iki koko, nababwiye ko yazize impanuka nk'uko bitangazwa na mama we. Uyu nguyu yagize ati sorry mama, Imana imwakire mu bayo kandi mukomeze kwihangana. Nuko muhore mukenyeye kandi amatabazi yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja agarukira ava mu bukwe kugira ngo naza bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso, nabwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazaba bahirwa. Namwe mumenye ibi yuko iyaba nyirinzu yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Yandi magambo yendaze kukubwira ngo naho Yesu yatindawe urupfu ntabwo rutinze, ariko kandi uhore witeguye kubera ko ushobora kutamenya umunsi n'isaha, ushobora kutamenya umunsi n'isaha. Dukomeje kwihanganisha umuryango w'uyu mwana. Imana y'amahoro ikomeze kuba ihumure kandi mukomere kandi muhumure, nubwo bitoroshye ariko Uwiteka abahe ihumure.